Tubahaye ikaze bakunzi ba Rio Talk One TV, twizeye ko muri amahoro aho muherereye mwese, abadukurikiye cyangwa se abazadukurikira. Turabifuriza imigisha y'Imana mukomeze ibane namwe. Nanone nkuko duhora tubivuga, abashobora kuba bari mu bibazo bitandukanye by'uburwayi ndetse n'ibindi bibazo byo muri iyi si, turabihanganisha ngo mukomere, mwihangane, ibyo mubwiramo byose nabyo bifite iherezo ryabyo. Sinareka kwihanganisha ubwoko bw'Abanyamulenge. Tugeze mu kwezi k'umunani aho twibuka jenoside yakorewe Abanyamulenge mu gihugu cy'u Burundi, mu Gatumba, mu nkambi ya Gatumba, aho hapfuye Abanyamulenge basaga 150. Uku ni ukwezi kubi abantu bibukamo. Ndihanganisha umunyamulenge wese aho ari ngo mukomere kandi mwihangane. Nanone nongere nkangurire abantu bose aho batuye kuzitabira gahunda kuko zateguwe n'ubuyobozi ku munsi wo kwibuka, ku matariki babahaye n'amasaha babahaye mu karere urimo. Uzitabire uwo munsi kandi wibuke inzirakarengane. Umenye kuri ya munsi iyo uza kuba uhari nawe wari kuba waragiye. Ushima Imana kuba uyihari, nanone usabire imfubyi n'abapfakazi basigaye kuri uriya munsi. Uyu munsi rero nanone sinareka gushima Imana ikomeje gutanga umutekano mu gihugu cyacu. Iyo mvuga mu gihugu cyacu ni akarere dukomokamo muri Sud Kivu, aho hari hagize igihe kirekire hari ubwicanyi bukorerwa Abanyamulenge nanone. Ariko kuri uyu munsi dufite agahenge, turashima Imana ndetse nawe yakoresheje kuba uyu munsi tubona amakuru, ababyeyi, inshuti, abavandimwe baja mu masoko bagahaha icyo bashoboye, bakaja mu mirima, bakaja mu materaniro. Ibyo ni ukuri nibyo gushima Imana. Tudatinze reka tuganire iminota mikeya ku ijambo rivuga ngo kubaha ubuyobozi. Kubaha ubuyobozi ndetse n'impamvu tugomba kubaha ubuyobozi n'ingaruka ziva mu kutubaha ubuyobozi. Iyi ni topic ndende kandi iremereye cyane. Kandi iyo mvuga ubuyobozi ndabuvuga muri departement zose. Ntabwo mvuga ubuyobozi bw'ikanisa, mvuga ubuyobozi bwo mu kazi, mvuga ubuyobozi bw'igihugu, mvuga ubuyobozi bwo mu nzu. Ubwo bwose ni ubuyobozi en general. Ariko nanone durasabwa kubwubaha. Ariko impamvu twibaza ni ukuvuga ngo turibaza ngo ese koko turabwubaha? Impamvu ibitera kutabwubaha ni ukubera iki? Ni uko tutabwemera? Ni uko tuba twumva ko tutakagombye kugira ubuyobozi tukabaho nk'ibyigenge? Ese ni ngombwa ko tugira ubuyobozi? Nimba tubugize ni ngombwa ko tubwubaha? Iyo tubwishiriyeho twamara ntitubwubahe, ingaruka zabyo ni izihe? Wewe nkurikiye uyu munsi cyangwa se aya masaha turi kuganira, uzi aho ubarizwa. Duhere mu muryango wawe, ntawe uriho utaravutse. Ni ukuvuga ngo ko wavutse wisanze mu muryango wawe. Uwo muryango wawe urabubaha? Ababyeyi bawe urabubaha? Aho niho ubuyobozi butangirira. Kuko Bibiliya ivuga ngo bana muje mwubaha ababyeyi banyu. Ese urabwubaha? Iyo utabwubasha bigenda gute? Ubwo ni ubuyobozi bwa mbere. Iyo uburangijeho utangiye kujya ku ishuri, wubaha abarimu bawe. Ubwo ni ubuyobozi bwa kabiri uba warahawe kandi usabwa kubaha. Kandi uko ugenda wubaha uhera mu buto bwawe, wigira ingaruka mu buzima bwawe bwose. Bizakugora kugira ngo uzubahe mu zindi nzego utarubashe inzego z'ibanze wagiye uheraho. Izo nari mvuze: umuryango wawe, ku mashuri wigaho ndetse n'ahandi. Niyo mpamvu tugenda tubona abanyeshuri birukanwa ku ishuri. Ni ukubera iki? Kutubaha. Uzasanga n'abanyeshuri benshi barabaye abahanga mu ishuri,
ariko ugasanga barirukanwe, bahaye za ramvu. Kubera iki? Kutubaha. Ijambo rya gatatu, iyo urangije ishuri uja mu kazi, urasabwa kubaha bwa buyobozi bukuyoboye mu kazi. Ese urabwubaha? Impamvu utabwubaha bigenda bite? Ni iyihe bigutera? Iyo utabwubashe nabwo hari ingaruka. Aho etape ya gatatu ni abantu twizera, abizera Imana. Iyo mvuze gutyo ni mu itorero, wubaha abayobozi b'itorero ryawe. Nimba ari muri Katolike urabubaha, nimba ari Abayisilamu urabubaha. Ahantu hose haba hohurirwa abantu ngo hareke kuba ubuyobozi. Ese ubwo buyobozi urabwubaha? Tuve ku itorero cyangwa se aho ni ku madini narindi, tuje mu gihugu. Wubaha ubuyobozi bw'igihugu cyawe, duhereye ku maserire, ku midugudu, urabubaha? Iyo utabwubashe bigenda biti? Tudatinze reka dusome muri Bibiliya, tureba icyo Bibiliya bivugaho mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 13 umurongo wa 17. Aravuga ngo mwumvire ababayobora, mubagandukire, kuko ari bo baba maso barinda imitima yanyu nk'abazabibazwa. Nuko rero mubumvire kugira ngo babikore banezerewe kandi batagononwa, kuko kubikorana akangononwa kutagira ico kumarira mwebwe. Kadusubiremo. Abaheburayo 13 umurongo wa 17. Mwumvire ababayobora, mubagandukire. Kandi no kuvuga ngo ahangaha baravuga ntibavuza mu itorero gusa, ahantu hose uyoborwa ugomba kumvirwa ubuyobozi, kuko nta buyobozi bubaho butava ku Mana. Mwumvire ababayobora, mubagandukire, kuko ari bo baba maso barinda imitima yanyu nk'abazabibazwa. Nuko rero mubumvire kugira ngo babikore banezerewe kandi batagononwa, kuko kubikorana akangononwa kutagira ico kumarira mwebwe. Kubaha ubuyobozi utabwishimiye, utabukunze, wewe bwubashe ntaco bikumarira. Reka turebe rero ubundi ubuyobozi ni iki. Twifashishije inyandiko nanditse hano hasi kugira ngo ntaza gutanga ibintu bitari byo. Iyo tuvuze ubuyobozi ni iki? Hano baravuga ngo ubuyobozi ni gahunda. Ubuyobozi ni gahunda, ni ordre, ni plan Imana ishiraho. Ni plan Imana yashizeho kugira ngo abantu bayoborwe. Uko Imana niyo yabayeho mbere ya twese, irema umuntu, ariko nanone yamuremye izi neza ko abo bantu bazakenera kuyoborwa, ishiraho gahunda yo kuyoborwa kw'abo bantu. Ni gahunda Imana yashizeho kugira ngo abantu bayoborwe. Iyi ni point ya mbere. Bagire gahunda. Ikintu cyose kidafite ordre, kidafite ubuyobozi, nta gahunda kigira. Umuntu wese yakwikorera icyo ashaka, hatabaye ubuyobozi, ibintu byose nakajagari. Kugira ngo bagire gahunda, cya kabiri, bagire amahoro ndetse n'iterambere. Hatabayeho ubuyobozi, nta mahoro yahaba. Buri wese yikorera ibyo ashaka, wakwica umuntu, wavuga ibyo ushaka, wakwangiriza ibyo ushaka, kuko nta buyobozi buhari bugira usetting amamezire, ordre abantu bagomba gukurikiza. Kugira ngo habeho n'iterambere, hagomba kugira ngo iterambere ribeho, nuko n'ubundi hagomba kubaho ubuyobozi bufite icyerekezo runaka abantu bagomba gukurikiza cya cyerekezo. Haravuga nta muryango cyangwa se itorero cyangwa igihugu gishobora gutera imbere hatabayeho ubuyobozi. Uhereye mu muryango wawe, uriya papa na mama bariya nibo bayobozi, nibo bicara bagatekerereza famiye yabo, umuryango wabo, abana babo. Turakora iki? Tujyana abana ku ishuri, tugura inzu, tugura ikibanza, dushaka akazi, tugira ibyo. Mbese plan zose zitegurwa na chef de famille. Noneho abana bagakurira muri ya gahunda yashizweho n'abayobozi b'umuryango. Urumva ko nta terambere ryaba rihari.
hatariho ubuyobozi. Ni ukuvuga rero ngo b'abana bavuka muri wa muryango kugira ngo bazagire icyo bageraho, il faut qu'ils respectent, ni ngombwa ko bagomba kubaha bagafollowinga amabwiriza n'amategeko ashirwaho n'abayobozi ba wa muryango cyangwa se ababyeyi babo. Nuko niko bimeze. Usomye no muri Bibiliya mu gitabo cy'Abaroma igice cya 13 umurongo wa mbere, naho haravuga ngo umuntu wese agandukire abamutegeka. Ikindi cya kabiri, ubuyobozi bwose buturuka ku Mana. So ahantu hose uzisanga rero uri umuyoborwa, ufite umuyobozi wawe, urasabwa kumwumvira kuko bwa buyobozi buturuka ku Mana. Ahantu hose ubarizwa kandi hakaba hari ubuyobozi, ugomba kubwumvira, ugomba kubwubaha kuko buba buturuka hehe? Ku Mana. As long as wa muyobozi, nimba tuvugenda ari mu itorero, akora ibidahabanye n'imyizerere yawe, ubundi buryo bwose yayoboramo, ntabwo twagira twese imyumvire cyangwa se uburyo bwo kuyobora bumwe. Niyo mpamvu mushobora kugira umuyobozi swate mu itorero cyangwa mu gihugu cyangwa mu kazi, ukabona yenda uburyo we ayobora wewe sibwo wayoboramo. So ugomba kumva ko n'undi wa muntu si wewe, tiyayobora uko wewe wumva wayobora. Niwe nyine ateye ukuri, yateye imyumvire yiwe imwumvisa ko agomba kuyobora kuriya. Ariko as long as nimba ari mu itorero ari kuyobora ibidahabanye na Bibiliya, ariko gusaba akayobora mu bundi buryo we yashizeho, yasetezamo amezire, that's fine. Habe no mu gihugu amategeko menshi turayakurikiza, turayubahiriza, atari uko tuyishimiye, ahubwo ari uko nyine abayobozi batuyobora niyo bashizeho, niko bayasetinze. You have to follow, you must. Iyo niyo jambo Yesu, iyo niyo terme appropriate. You must, ugomba kuzubahiriza. Utabyubahirije hari ibihano bihari ugomba gukurikiza. Kubera iki? Nubwo bitakunyuze wewe, okay, wategereza yenda nawe ukazaba umuyobozi ukabihindura. Niyo mpamvu hazaba amarejime y'ibihugu, umwe yavaho undi yajaho, perezida yajaho, nawe agasetinga amezire yiwe. Ariko mbere yuko ajaho yagombaga kubahiriza ayo wari uyoboye yashizeho. Ni ukuvuga rero ngo ubuyobozi bwose buturuka ku Mana, tugomba kubwubaha uko bumeze kose. Cyo ni kimwe. Imana niyo iha abantu inshingano zo kuyobora. Umuyobozi nawe afite inshingano zo kurinda no kuyobora abo ashinzwe. N'umuyobozi nawe ifoko uko ayobora agomba kurinda, guprotectinga, kuyobora abantu mbese ayoboye akabarinda neza. Impamvu zo kumvira ubuyobozi ni iyihe mpamvu ituma twumvira ubuyobozi? Nizo navugaga mbere. Okay, ubuyobozi tugushizeho cyangwa se ushobora no kwisanga ahantu deja nyine hari ubuyobozi bwamaze gushirwaho. Ni iyihe mpamvu ituma ngomba kugira gute? Kubaha bwa buyobozi sanze hahandi. Impamvu ya mbere, bituma habaho amahoro. Uzarebe ahantu hose hari ubuyobozi bwubashwe, mbese hari abayoboke bubahiriza amabwiriza cyangwa se amategeko yashizweho n'abayobozi, aho hantu uzasanga hari amahoro, hari ituze, nta bintu by'akajagari, nta makimbirane ahari. Kuko nyine hashizweho wa murongo umuntu wese agomba kuwukurikiza. Ariko iyo utangiye kumva ko wewe hano sinahakurikiza, bahashizeho nabi, ugasubira n'ugiye kuzana conflict hagati yawe n'ubuyobozi, niyo mpamvu hazanaho amakimbirane. Ariko iyo abayoborwa bose bubahirije ya mategeko yashizweho n'ubuyobozi, habaho amahoro. Ijambo rya kabiri cyangwa se ibisobanuro by'ahangaha kuba amahoro, ni ukuvuga ngo iyo abantu batubahiriza amategeko n'amabwiriza habaho akajagari. Iyi ni explication y'iri jambo rivuga ngo bituma habaho amahoro. Ni ukuvuga ngo iyo abantu batubahirije nyine aya mategeko habaho akajagari, habaho gahunda
ubona idasobanutse, umuntu akikorera ibyiwe undi akikorera ibyiwe. Nimba uri mu kazi amategeko akavuga ngo ngomba gushika mu kazi saa moya za mu gitondo, hatabayeho ayo mategeko umuyobozi aza saa moya undi akaza saa mbiri undi akaza saa tatu, urumva ni akajagari, buri wese yikorera ibyo ashaka. Point ya gatatu, bigaragaza ubwenge no kwicisha bugufi. Ni ukuvuga ngo iyo wubaha ubuyobozi usanze buriho cyangwa se bwashyizweho namwe ukabwubaha, ijambo rya mbere bigaragaza ko ufite ubwenge, ijambo rya kabiri bigaragaza ko ufite umutima wo guca bugufi. Bivuze ngo rya jambo navuze tugitangira, si ngombwa ko amategeko yose ariho ugomba kuba wemezanya nayo, ariko kubera ko ufite ubwenge, bwa bwenge nibwo bukubwira ngo nubwo ntemezanya nayo, uriya muntu washizeho ariya mategeko nawe afite ubwenge bwamuhaye gushiraho ariya mategeko, kandi ntiyotekereza nkanje, ngomba kubaha rero ibyashizweho nawe kuko ufite ubwenge. Ikindi point ya kabiri igaragaza nyine ko uba ufite guca bugufi ukubaha. Ahangaha twavuga ko kubaha umuyobozi nubwo yaba ari mutoya mu myaka yawe, nubwo waba umubyaye mu muryango, ariko refete ko ari umuyobozi wawe, ugomba kugira gute? Kumwubaha. Bigaragaza ubwenge kandi bikagaragaza ko ufite umutima wo guca bugufi. Umuntu wumva inama kandi akemera kuyoborwa aba afite umutima wiga. That's right. Point ya gatatu, impamvu ituma twumvira ubuyobozi, bituma tugira umubano mwiza n'abandi. So bituma mubana neza. Uzarebe muhuye mu kintu runaka, mu kazi, mu itorero, so iyo uri umuntu udashobotse utumvira amategeko ashizwaho n'abayobozi, buri gihe wewe ugahora gusura umuntu umuopoza, ikintu cyose kizanywe uragikontradire, uragikubita hasi, urakikubitiririya, kubera ko ariko gusuteye wumva nyine ko bagomba kugendana yenda kubitekerezo byawe. Cyo gihe ntabwo ufite umutima wiga, kandi cyo gihe ugiye guteza amakimbirane n'akajagari mu bantu. Ni mpamvu bavuze ngo bituma tugira umubano mwiza n'abandi. Kubaha abayobozi bituma habaho icyizere n'ubufatanye. Ijambo rya kane bituma ridutera kubaha ubuyobozi, ni urugero rwiza ku bandi. So iyo tubashe biragoye ko n'abandi bubaha, nimba hari abantu wewe bakugenderaho nk'icyitegererezo. Tuvuge nk'abana batoya, iyo bakura yenda batekereza ko ninjye bakagombye kubabera icyitegererezo, bakabona je si nubaha bwa buyobozi. So mba ntanga urugero rubi kuri ba bana batoya, mba ntanga isomo ribi kuri ba bana batoya, nabo bazakora batubaha ubuyobozi. So no kuvuga rero ngo iyo twubaha ubuyobozi aba ari urugero rwiza dutanga ku badukurikira cyangwa se ku bana batoya bakura, tukababera icyitegererezo. Ingero zo muri Bibiliya niye hagaragaza ko abantu bagiye bubaha ubuyobozi, nubwo wenda hari n'imbaraga bari bafite bukoresha kugira ngo basenye bwa buyobozi kandi bikanakunda, ariko kubera ko bwa buyobozi bwabo yaratanzwe n'Imana bakabwubaha malgré toutes les difficultés. Mbese nubwo ushobora kwisanga mu bibazo bitandukanye cyangwa se mu ngorane zingana gute, kandi ziterwa na bwa buyobozi uyobowe nabwo, ukaba wenda wari ufite imbaraga zo kubukuraho, ariko ntubukureho ukabuyoboka. Hano hari urugero rwa Dawidi na Sawuli. Hano Dawidi yubashe Sawuli nk'umwami, nubwo Sawuli yari afite intege nke. So turabyibuka neza imbaraga Dawidi yari afite kuri Sawuli. Turabyibuka neza ko hari naho Dawidi yasanze Sawuli ari kumuhiga ngo amwice, ariko Dawidi yari amusanze. Urumva yari afite imbaraga, yari afite ububasha bwo kumwica hahandi yamusanze, ariko yubasha ubuyobozi, yubasha amavuta yari yarasizwe na Sawuli tiyamwica. Hano harimo isomo rivuga ngo kubaha umwanya w'umuyobozi ni ngombwa, nubwo umuntu ashobora kutemezanya n'ibikorwa bye. Ni ukuvuga ngo nubwo ibikorwa buriya Dawidi ntiyanze kwica Sawuli kubera ko yemera ibyo Sawuli ahakora, no, ntiyemezanyaga n'ibikorwa bya Sawuli, ariko yemeye ubuyobozi bwa Sawuli
arabwubaha bituma atamwica. Ahangaha ni isomo tukuramo, ni ukuvuga ngo ugomba kubaha umuyobozi wawe nubwo udashobora kuba wemezanya nawe mu miyoborere yiwe, ariko ugomba kumwubaha kuko bwa buyobozi buba bwaraturutse ku Mana. Igihe cyawe nawe nikigera cyo kuyobora, ushobora kuzashiraho amamezire wewe utekereza wakagombye gushiraho, wewe wifuzaga ko wenda wa muyobozi yagombaga gushiraho. Ijambo rya gatatu, urundi rugero, Daniyeli n'abami b'i Babuloni. Daniyeli yubashe ubuyobozi ariko akomeza kuba indahemuka ku Mana. Kubaha ubuyobozi bisobanura gukora amakosa. Amabwiriza duhabwa n'abayobozi amwe ashobora kuba atajanye na Bibiliya. Iyo mvuga kutajana na Bibiliya, mbese ni ordre badushiraho tugomba gukurikiza kandi tukazikurikiza. Wewe wazikurikiza nubwo utaba wemezanya nazo, ariko fa kuba gusa zidahungabanyije, zitari contraire n'ico Bibiliya ivuga. Niyo mpamvu hano bavuga ngo wakubaha ubuyobozi kandi nanone ugakomeza kubaha Imana nubwo bwa buyobozi uba utemezanya nabwo. Ya gatanu tunarangiza, uko twakumvira ubuyobozi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Twabigenza gute rero ngo twubahe ubuyobozi cyangwa se twumvire ubuyobozi bwose butureba? Haba mu muryango wawe, uri umwana ufite umuryango ukuyoboye, ugomba kubaha. Nimba ari ku ishuri, ugomba kubaha abarimu b'ishuri. Uri mu itorero, ugomba kubaha abayobozi b'itorero. Uri mu gihugu, ugomba kubaha abayobozi b'igihugu. Ijambo ya hano uko twabigenza niki? Kumvira inama z'ababyeyi. Bwa buyobozi bw'ibanze nahereyeho. Inama abayobozi bacu cyangwa se ababyeyi bacu baduhereza, turazumvira. Wumvira ababyeyi bawe? Mwebwe mu rubyiruko munkurikiye kano kanya, mwumvira ababyeyi banyu? Dufate nda ku rugero, tubarizwa mu itorero rifite departement zitandukanye. Hari departement y'urubyiruko. Urubyiruko dutoye umuyobozi wacu, kandi umuyobozi wacu w'urubyiruko yenda ni muto mu myaka. Ese turamwumvira cyangwa twumva nyine ko ari mutoya tukamusuzugurira muri ya myaka yiwe, ariko ntitumurebere muri ya titre yiwe y'ubuyobozi afite, kugira ngo tumwubahe kandi tumwumvire? Nimba rero tumvira umuyobozi wawe mutoya, biragoye kugira ngo uzumvire umukuru. Tugomba kubanza tukumvira ababyeyi bacu. Ubwo ni urugero rwa mbere rwo kumvira. Biravuga ngo bana mwumvire cyangwa se mwubaha ababyeyi banyu, kugira ngo iminsi yanyu yo kubaho igire gute? Ibe myinshi. Ijambo rya kabiri, kubaha abayobozi b'itorero. Ahambere hari kubaha ababyeyi, aha kabiri ni ukubaha ubuyobozi bw'itorero. Ese twubaha ubuyobozi bw'itorero? Ese turabwemera ko tugomba kubwubaha kandi bushirwaho n'Imana? Kubera ko ubuyobozi bw'itorero si nk'igihugu ngo nudashiraho, ngo nutubaha amategeko y'igihugu baragushira muri prison, bagufunge cyangwa se baguciye amande. Ariko tugomba kubwubaha uko bumeze kose, kuko umuyobozi w'itorero tuzamunaniza akubwire ngo sohoka mu itorero, cyangwa akubwire ngo utaye mu itorero ntukongera kugaruka. Ariko tugomba kugaragaza uburere bwiza, tukubaha abayobozi bacu b'itorero batuyoboye mu buryo bw'umwuka, kandi tukabakunda, tukabumvira, tukabubaha. Ahandi, kubahiriza amategeko y'igihugu. Hano turi muri Canada, nawe uri mu kindi gihugu ushobora kuba wankurikira. Ubu nyine buri gihugu gifite amategeko n'amabwiriza, tugomba kuzubaha. Iyo tutazubashe hari ingaruka tubona. Igihugu cyo haba hariho nyine n'ibihano, utanabikurikije urahana. Niba tuvuga ngo ku muhanda, hano muri no muhanda singomba kurenza ibirometero 60 ku isaha, wowe bakagufata uri muri 80, warenza amategeko baraguhana. Uri ku matara y'umutuku uyaciyemo, warenza amategeko baraguhana. Aho ni amategeko y'igihugu.
Tugomba kubaha rero ya mategeko yashizweho na bwa buyobozi. Ikindi, kubaha abayobozi ku kazi, abatuyoboye mu kazi, ese turabubaha? Utanga urugero rwiza mu kazi, ese waba uri intangarugero mu bandi bakozi mukorana? Ugomba kubaha ubuyobozi, atari uko baguhemba, ahubwo ari uko ari umuco mwiza wo kubaha bwa buyobozi bukuyoboye muri cya gihe. Ikindi gitekerezo cya nyuma, gutanga ibitekerezo mu cyubahiro. Igihe cyose utanga igitekerezo, muri mu nama, muri mu rugo, muri mu rusengero, muri mu kazi, muri hehe, ahantu hose muhuriye nka groupe mutanga ibitekerezo bitandukanye cyangwa se musubizanya, ifoko usubizanya icyubahiro. Igihe cyose utanga ibitekerezo usubizanya icyubahiro. Niyo mugenzi wawe ashobora kuba yatanze igitekerezo kinyuranye wowe n'icyo wumva cyakagombye gutangwa, igihe cyose ugitanze hagomba kugaragaza kubaha, hagomba kugaragaza kumvira, hagomba kugaragaza ubwenge mu gutanga cya gitekerezo cyawe. So wakwibaza rero, wowe hagati yawe, wowe unkurikiye ubu nyine, aho ubarizwa hose, ese ushobora kuba wumvira ubuyobozi bwawe? Nimba utabwumvira ni ukubera iki? Ni uko utemezanya nawo? Ni uko udakunze ubwo buyobozi? Ico gihugu urimo uracyumvira? Ese kuki wumvira amategeko y'igihugu kandi atari wowe wayashizeho, kandi muzi ukuri atari uko yose wemezanya nayo ukayumvira, kuba kohereza itike y'amadolari igihumbi kubera ikosa wakoze ukayatanga, bigaragaza ko nyine wakoze wagiye ku kinyume n'iteko yashizweho n'ubuyobozi. Ariko hagera ahandi hantu hamwe na hamwe uyobora, ukagaragaza kutumvira, ukagaragaza kutaca bugufi, ukagaragaza kutubaha, haba mu muryango wawe, haba ku kazi, haba mu itorero. Ibyo ngibyo biterwa n'iki? Twumve ko neza ko igihe cyose utumviye ubuyobozi butangwa n'abakuyoboye aho waba ubarizwa hose, icyo gihe cyose bigaragaza ko uba ufite umwuka utari mwiza uva ku Mana. Uzarebe n'urugero rwinshi, abantu benshi bafungura amatorero, ngo n'urugero rutanga gusa rutoya, ntabwo mvuze ngo itorero runaka, uzasanga abantu batanga itorero runaka from the scratch, bagatanga itorero, bagashiraho ubuyobozi bonyine, uyu nguyu akaba bishop, akaba revera, undi akaba pastor ushinzwe iki. Ariko nyuma y'umwaka umwe, nyuma y'imyaka 2, ukabona bakitsemo. Ukibaza ngo ese bitewe n'iki? Hari indi mana uriya ugiye agiye gusenga itandukanye n'iyi ngiyi twari ko dusenga twese? Muzi kuri nta yindi mana, ni Bibiliya n'imwe bagiye gukoresha. Ariko akenshi ni ukutumvira ubuyobozi, ni ukutumvira amabwiriza n'amategeko aba yarashizweho na bwa buyobozi. Wewe ukumva ko hari ukundi kuntu we wayobora kutajanye n'uko wa muyobozi wundi ahayayobora, ugaca mu itorero. Wagira muri rya torero nawe turi Imana, muzasura kandi mukore n'abandi nabo banenga izo hawo uyoboramo, nabo baricemo, nabo bagende bafungura irindi, nibagerayo nabo bongere kandi bafungura irindi. Ibyo zose ni intandaro yo kutagira gute, yo kutumvira ubuyobozi. Ariko nyamara tugumye hamwe tukumvira ubuyobozi, hashobora kuba amahoro, hashobora kubaho n'iterambere rirambye, in development durable, iterambere rirambye, kuko the plus muguma hamwe, the plus mugira imbaraga nyinshi, the plus habaho rya terambere. Ariko igihe mutangiye mukiri en voie de développement, mwagera hagati na hagati mugacikamo, imbaraga ziba zicitse nyine, mukaja hari undi nagafungura irindi, nabo bagacikamo. Kubera iki? Abenshi bavuga nyine ngo ni iyerekwa bagize, ariko n'ubundi naho bari mwiyerekwa. Kubera iki? Kutumvira ubuyobozi. Imana idufashe twumvira ubuyobozi bwacu tuyoboye pour le moment, mu itorero, mu kazi, umuryango wawe wumvira ubuyobozi, ubwubahe kandi unabusengere. Imana idufashe kandi Imana ituganze, ibashe kuduha ubwenge bwo kumva. Uwo mutima wo kutubaha Imana iwuganze, ucishe bugufi, iguhereza ubwenge bwo kumva, bwo kumvira, bwo kwicisha bugufi, ndetse bwo gukunda abakuyoboye muri kino gihe. Murakoze, turabakunda.